ayo wagira ngo mbone icyo ndabaha mu mwizere nk'iminota ine we urebe ngo arakumbanya ibikwirukaho agahitana ibishaka kuguhitana akarwanya ibikurwanya ngo urebe ngo arakora ko nta bimenyetso ati n'Imana ikora nta bimenyetso iyo izagukorera surprise nta bimenyetso iguha kugira ngo utamenye iyi mvura iraturuka mwambu tunota dutatu tukizera uyu mugabo tukareba icyo arakorera ahantu nuwo kwizerwa nuwo kwizerwa yego tumwizere yego arashoboye yego mvuka ku mubumbyi w'amategura witwa Kazikwera Tanasi mvuka ku mubyeyi mwana dufashe kandi tugire neza haleluya waguhiriye ndi imfura ya data na mama sinzi umunane wabo narize ngeze aho nakwiga igicuri kiramfata kikaja kirantimba hasi ndataha baravuga bati nje kubatizwa irambura giye kubatizwa kinkubita imbere ya padiri ati genda bakugurira agasururu urakira mwama dufashe kandi tugire neza ndabirinduka nje mu bakuru bato mu gatenga ngo nje nyura mu nzika ngira imbaraga nagira guca kikaba kirantimbye mbure pfo na ruguru nora nja mu by'ubworozi ngikubita hasi zigataha ngasigara njyamye mu samba ndavuga intari ko mwuka byirima ibi bintu ndaraguza naje kuraguza nkagwa mu nzira iyo najanye bakayijya ndatoranywa mu buzu ubundi imfura hatanu no mu bapendi ndi imfura yo ku musozi gw'iwacu urusengero ruhari rwavuye mu cyumba cyabaga iwanje hahigwa inda yambyaye n'amabere yanyongeje kadutuze mbabwire mbirindutse mu cyumba umuntu arambwira ati munezero turimo dusoza nyine niba bo batagiye irebera kuri nje mbafatireho icyitegererezo arambwira turi mubi ururukara ufite ibiheri uzapfa utarongoye ntaho yambeshe kandi nari mubi pe ubu narariboye reba kuba ubu narariboye ubwo kera mbirinduka la fresheri anatandake nabona umukobwa banyohereza za Kibugabuga ngo nzarebe yiba bajya Inyange ngo nje ndarikenyereraho niho nzagira igikundiro mvuye kurizana ngeze hafi ya Kamabuye ngwaho najyababa ndeguka abazimu barambwira ngo buriya rirakora ugeze mu rugo naho ntabwo rinarakora hari Imana izakora mbirindutse arafarashari turi mu cyumba umwana uri mu mavuta ajejuru ndikenyerayeho aba yansimbukiye aba protokole bati have uri kwica gahunda wegeye umuntu nari mfite akarimi kamunyereza ati wegeye umuntu w'Imana ati woya hari icyo mfasha ankozi yangaruye nsikuniye hasi iriba riratungutse abaravuze ati kiniki indiryo nirituma nzashaka anterera nkiriya ndagaruka nsangayo arongera aranzana afata ikiganza kitwa Jackie akubise guca nguye nkiriya nikubita nkiriya ndi kuvuga indimi nzivuga iminota 20 kuvuga igicuri kiragenda ubu ngwaga ngiye kuryama ndaruka kugwa ngiye kuryama ijambo ry'Imana byande ay ry'Imana ni iry'Imana murabyemeza ni iry'Imana eka kambasabe ni iry'Imana adusome Abaheburayo 11 urwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 11 ibice 11
umurongo ni uwa 6. ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Makumyabiri na karindwi. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'Imana, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso, kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Umwami nashimwe. Dufite icyifuzo cyo kunezeza Imana. Umuntu wese abakora imibare akavuga ngo nakora iki ngo inezererwe, nakora iki ngo Yesu anezerwe. Icyo umwami yanshize ku mutima, n'abantu bakoze ibikorwa bamwizera ataraza, bamwizera atariyaza, bavuga ngo ndamureba ariko si ubu, nta nubwo ndi bugufi ari kure, ariko nubwo ari kure ndamwizeye. Harimo itandukaniro natwe. Twe twumwizera yaraje, yarabambwe, yarapfuye, yarazutse, aho yavukiye turahazi, nyina turamuzi. Ibo bamwizeye na nyina atarabaho, na papa we atarabaho, baravuga ngo Yesu ni umwami. Batangira kumukorera imirimo y'ubutwari. Wababaza ngo muri gukorera ndi, ari kuvuga ngo turi gukorera itaboneka ariko izaboneka. Azabahemba iki? Akavuga ngo igihe azazira azaduhemba, dushake dupfe atari yaza. Ariko haleluya, bene data, haleluya. Uzi gukorera umuntu, uzi kuzapfa atari yaza, ukanamutambira, baturi gutambira nde ngo ni Yesu. Uyu muhungu yarakoze. Umuhungu yicaye ibwami, ariko ma Yesu ntawe uraho, areretswe gusa ngo Mose yicaye mu Egiputa, ngo arareba ngo abona Yesu, ngo barasezeye. Baramubaza ugiye he kuri urugo rutabuze mu ibyo kurya? Arababwira ngo iyo mbonye nubwo atari yaza ariko azaza. None rero ngiye kumukorera hakiri kare. Uretse ifiriti yo kwa Farawo, uretse izi sote zawo, uraziretse uragiye. Aravuga ndagiye. Ugiye he? Ngo ngiye kubumba amatafari, ngiye mu buretwa. Kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kuri ari ibintu biruta iby'abanyegiputa babitse byose. Aragenda n'ukuri kw'Imana. Reba kuva ku mukuru w'igihugu ari inzozi zigukuyeyo gusa. Umukuru w'igihugu akakubaza ko nari ngufashe neza ugiye he? Utizera. Reba aho Imana yari yicaye, iravuga ngo ariko Mana, uyu muhungu n'umuhungu aranejeje, anyizeye n'inama itari yaba yo gucungura umuntu, ntiyari yaba ngo abyumve. None aravuga, aragenda asanga bari kubumba amatafari, baravuga Mose ko wari utuye aheza, nyamara ibyarinda mu yanjye byose nabiseme kaofe. Ganza ujye ufashwa ufite icyo ufashe.
ijana arayabumba. Baravuga ngo ariko Mose ureba bugufi, umwami yaragutwaye iki? Aravuga ngo njye sindeba kubiboneka, ndimo ndareba hakurya nkabona Kristo yaje, nkabona ari kugororera abera, nkabona nanjye ndahari. Nicyo kinguye. Batese nataza uzabigenza ute nataza? Aravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, iyabinyeretse niyo kwize. Naho mwe mumwizera mwarageze naho yahambwe, mukanizera gahoro, mwarageze no kumva ye. Nta mva ye yari ihari, ariko Mose aramwizera. Utizera ntibishoboka ko aneze. Ngo mu ijuru baravuga ngo uriya muhungu ni mumuha ubutware n'ubushobozi. Umuntu wizera idahari nahura nayo noneho ruzacagira. Arayizera nayo iramwizera. Hari indirimbo baririmbaga kera ngo nyizere nanjye nkwizera. Arayizera nayo iramwizera kugeza ubwo igihe iramuhamagara akamubwira uzaze tuganire. Bukira bukagera nk'iki gihe akavuga ngo ndataje, ikamubwira ngo nshingiye uko ngukunda urandaza. Akararayo abandi bategereje ba Aroni, aha araturuka ndumbaza ibyo baganiraga ntaho narimba. Akungika n'Imana kugira ubwo ayiraje, nkejo anezeza Imana. Ayinejeje iravuga ngo wari urataha none ongera urara kandi kamwe. Imana iramutereta ngo arare n'ukuri kw'Imana. Ararayo rimwe, yari yagiye kuyambere. Ndebera uwo mwicaranye umubwire ngo Imana ikongerere kwizera, Imana ikongerere kwizera rwose. Eshatu ziragera, enye ziragera, eshanu ziragera, le 10, le 20, le 30, akiri kuraza Imana. Abatizera baravuga ngo ubwo yaguye nzira, ngo katureme ikigirwamana irakibabetera. Mwebwe mutayizeye mufite ibibazo, abandi barayizeye itaraza. Uzi kunezeza itari yaza, nangwa nawe witwa Jado, Jean de Dieu, nangwa nawe ni Kirisito. Icyo gihe rekata yayize sha bana bama. Ijambo mvuze shani nijana nakajambo kiwacu iyo ukunze umuntu kuvuga. Reka babwire, yabaye mu Egiputa imyaka 40 atari yaba mu Egiputa. Abayo irangamuntu n'umuheburayo, ari sesima nta n'umuheburayo. Imyaka 10 anari umuheburayo. Nta mirongo y'Abanyegiputa yari yamufata. Akivuga ngo nzi ubwoko bwacu. Abapfumu baraza anaba umuheburayo, abashitsikazi baraza anaba umuheburayo. Agira 20 ari mu Egiputa ari wenyine, nta umusomera ijambo, asomerwa n'Imana atari yaba mu Egiputa. Naho twe iyo tuvuye iri ukagera i Kigali ukagenda kabiri, amaboko abatangiye kugira ngo ndi umunyamugi. Werekada yakibayemo ntiyaba umunyegiputa, kuko yatekereje ko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa. Twihuze mwana wa mama unyumvire, haba hahenze nk'ejo bundi. Unyumvire ukuntu abantu bizera. Aravuga Yesu ntiyari yaza, none nubwo atari yaza nimubaga intama
ariko mana bari abantu barizeraga. Intama igira ite ngo ubwo atari yaza ni mu mugereranye n'intama. Abantu bafata ya ntama ivugaga ngo mba bayizera nk'umukiza. Nta n'umuntu n'ukuri barayibaga, bamaze kuyibaga ngo buri wese abaga intama agasiga hano akagenda, bavuga ngo ko wishimye ngo nashize amaraso ya Yesu ku muryango. Wamubonye he? Ngo ni intama twabaze ngo ari kwigereranya nawe, ngo arakomeye, ngo abasha guha agaciro amaraso y'intama, abayizeye bagakira. Intama ivugaga ngo mba ibeshaho abantu Yesu atari yaza bitewe nuko bari kumugereranya nayo. Ariko pastor barizeraga intama aho kampihorere. Kuwa gatanu mutagatifu inzoka ziba zirabariye. Ibwira Mose ngo shura inzoka ugende uyimanike nkaha, ngo babwire ngo niko Yesu azamanikwa. Barakizwa nabyo. Abahungu bizeye akaza akavuga ngo nuko uzamanikwa mwami, akabakiza indwara yararwaye agata. Mama Jane akaza yagera hano ngo ni kuri Yesu azamanikwa, ngo ni kuri, ngo ndakize akagenda. Yesu atari yaza bizera ikiyoka gicuze mu muringa, baravuga ngo kipfa kuba kirima akagereranyo ka Yesu kiratukiza ndaje. Ariko mwe ntimwizeye umuringa, mwizeye uwabambwe akavuka. Ariko kwizera kuracyari guke. Imana ibongerere kwizera. Kambabwira kandi bagera kubuye urutare bakavuga ngo dore ubwo rutare ni Kristo, nimuzane amajerekani muvoma amazi. Bagahindagana ngo mumpe nje kuvoma. Ugiye kuvoma ngo nibuye riri hariya, ibuye riravamo amazi gute? Ngo muri ryo ndani ngo uperifoyemo winjiyemo ndani ngo harimo Yesu, ngo ari kuja aradudubiza amazi. Ngo bakazana ukuri kw'Imana kubera kwizera. Muretse kubera kwizera ngo bagapfukama, ngo bakavuga ngo dudubiza amazi menshi cyane tunywe. Ngo Imana iri mu ijuru ikavuga iti ariko abizera baragwira. Muri kwizera nibuye ngo nuko bavuze Yesu, ngo ushaka uze ntuze ni wewe rutare rwanje dudubiza. Ngo akanyura mu buye. Muretse tugeraho ruzingi ngo bakanywa mu rutare bakatambuka. Sharera mwokagira Imana. Nta bantu bake bayimpera icyubahiro. Arakomeye, 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 arakomeye uyu mugabo. Uzi umugabo urohereza inzoka y'umuringa, abayirebye bagakira atiriwe ahagaruka mu ijuru. Ariko twe yaraje. Nimuzamure kwizera, twe yaraje. Oya kuzamura kwizera ntabwo ari kuki, ni mu mitima yanyu. Ko mbakunze mwavuga ngo kwizera ntibishoboka kutizera yinezeza. Iyo yizeye ihari ntinyugwa cyane nko kuyizera idahari. Kujya ego Mana y'u Rwanda ngo igihe bari mu nzira ngo yohereze igicu cy'umweru. Igicu cy'iki? Ngo abantu bose baravuga ngo urera urera urera. Ngo ababonye bakavuga ngo muri guhimbaza ndi. Baravuga ngo ari muri kiriya gicu. Bagatanga amaturo n'ibyacumi n'amashimwe bakavuga ngo ni umwami. Muvuge ngo kandi atari yaza. Kandi atari yagira ute? Bamwizeye ataragira ute? Ataraza. Nkanswe mwe yaje. Niba yarakoze atari yaza, ubwo yaje biracura iki? Niba igicucu cye cyarakoze ubu akaba ari kumwe natwe biracura iki? Kambabwira kandi ngo sinzi umuntu wari ufite indobo y'irangi. Indobo y'irangi ya wino ni ukuri. Baramubwira ngo shira ku itako, ngo aratambuka. Ngo aravuga ngo abari bafite ubwoba mwese
ngo baravuga ngo turahari, ngo baravuga ngo ikibakiza kirahari, baravuga ngo ni iki kiradukiza, ni wino turashira ku ruhanga rwanyu, wino yo mu soko ndakabura umwuka we. Ngo bakaza bakavuga bati ntacyo kibaye, ngo agahita ataha akabwira abo mu rugo iwe ngo uru rugo ntacyo rukibaye. Se wabibwiwe nande? Ngo hari wino basize mu gahanga. None sizo ni intwaro, ngo oya ngo irashushanya amaraso ya Yesu. Sikiri wino, yari wino batarabivuga, ariko aho babivugiye ishushanyije mwe muretse mbabwira. Hari abantu turi kumwe ariko hareruye. Ntiyari yaza kuko bakubwiye ngo aka kawino gasa n'amaraso ye, ukagenda avec la fierté la fidélité sans peur ni honte, uvuga ngo kuko umwami Imana azantabara, ngo nicyo gituma ntagira ute ntamwa, kandi atari yagira ute atari yaza. Kwa mana y'u Rwanda sinzi umuhungu bahaye agati witwa Mose, baramubwira ngo ugiye kugwanya Egiputa yose, icyo tuguhaye ni kano gati, ngo gashire hasi gahinduka inzoka, ngo icyo giti ni Kristo, ngo arongera ngo gihinduka iki, ngo ngahitwaza iyo ngiyo, ngo abaragiye aravuga ngo Abisirayeli mwese nimuririmbe insinzi kuko inkoni y'ubutware yo gutsinda Farawo n'ingabo ze zose. Agati ka metero 2, umugabo ufite amatanke n'amadepo y'intwaro, ukavuga ngo iki giti ni Kristo, ntacyo nzaba ndi kumwe nacyo, ngo yagitunga mu mazi, akabwi inkoni yayitunga mu mazi, urumva sheri, yayitunga mu mazi akayibwira ngo ibikeri birimo bije kubanyegiputa gusa, ngo ibikeri bikavuga ngo ibyo tubwiye turabyumvisha, kankubwira bikagenda birarobanura inzu z'abanyegiputa kubera agakoni yatunze, ngo nta muragenda ngo icyo ni iki, ngo iyi ni igiti cy'inganzamarumbu, ubwo ari cyo katugenda n'ibikeri bikumva. Turashize nimutizera Yesu yatumara, nimuzamure kwizera, abatubanjirije badukozeho mushumba we, abatubanjirije badukozeho. Abizeye inzoka y'umuringa baratwandagaje, mukabyara mwe nimuzamure kwizera. Hallelujah. Abizeye inzoka y'iki badukozeho. Amahirwe dufite natwe tugiye kongera kumwizera kumwana. Niwe wenyine. Hano bahungu badukozeho, baraduhemukiye, abatubanjirije baraduhe. Uko yararejo niko twavuze ubushize. N'uyu munsi reka nkubwire mushumba, umanitse hano hakagira abantu bane baza bakavuga ngo uri imbaraga za mushumba, n'inka wayiba, wavuga uti bujya koko baranyize. Hano hakurya hari umuhungu witwa Paulo, yarabwiraga ati nguhaye ubutware, aturakoze mwana. Ahasigaye agatambuka aravuga ati Uwiteka mwese genda urabaha kano gatambaro, babwire ko ari imbaraga z'Imana ziri mwaka gata. Mushwara morosade tisi
de 20 cm bakagukozaho ugataha mu bitaro, muganga akavuga ngo kutashe, ngo hari umuntu wohereje mushwara. Hari umuntu wohereje iki? Hari umuntu de toke de besi afika de ba rato de fakiado. Ntabwo musenga make, ntabwo musenga make. Kugira ngo mumunezeze birasaba kumwizera. Mwasenze mutasenze mukamwizera. Arasenga aho ageze arananirwa, aravuga ngo nta mushwara ntabona, ngo igicucucucu cyanje kiraje kiranyura, ngo aje arataha ave mu bitaro. Ntandakuramutsa Mariya ntaki, igicucucucu cya Pawulo meta sadila pa kairofe ngwimana iri mwijuru, ngwimana iri mwijuru iravuga. Ariko Pawulo ukozwe mu biki? Izina rya Yesu. Ibiramubwiye ngo n'abantu wishe bose guhaye imbabazi ibintu ukoze bikuvanyaho ibyaha byawe byose. Arigisha nka kuri uriya muhungu ari gusinzira, ngo kiba kirahanutse kikubita hasi cyawutuka. Muri aho torero ry'Imana, ariko haleluya. Komba kunze mwavuga ngo amen. Amen. Kwizera, kwizera, kwizera itariyaza. Hari abo turi kumwe ngo bavuge ngo amen. Amen. Nta masengesho mubuze, habuze kwizera, kandi ntibishoboka kutizera. Anezeza Imana. Ushake uridapika de kusi enamo, ariko utizera. Umwizera naho azaba yarapfuye. Hari umuhungu wapfuye amwizeye, ngo hamara umwaka, bamushinguye hamara umwaka, ari umwe ahambye, ngo abagiye guhamba bahanyuza umupfu, naho ni umurambo gwizeye gwasizoye urimo kwizera. Wowe uri muzima, ndi kuvuga imirambo yizeye. Umurambo wagize ute? Wizeye. Umurambo wapfanye kwizera, ngo batimbuyeho umupfu, ngo abwira umupfu ngo ungwiriyeho iki, ngo barahagurutsa kurikira umurambo. Kandi baje gushingura, ngo baje gushingura bariruka. Uretse arabakurikira aravuga ati muba muyobewe aho mpambye. Baravuga bati turahaze, mwamuhanyurije iki? Ngo twari tuzi ko wanutse. Ati umwizera naho yaba yarapfuye azongera agira ute? Azongera abeho. Mwamumpera icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nuwo kwizerwa, nuwo kwizerwa. Tumwizere, tumwizere. Yego. Arashoboye ntabwo ashoboye? Arashoboye. Kaofe Gerda Flor. Hari igihungu cyamunesheje, kimwizera ari kurira. Nangwa namwe mwizeye Yesu ari umwami. Icyo cyo cyamwizeye ari kurira, ari gutabaza, ari ku musaraba, ari kuvuga ngo eri ni iki kikundekesheje? Urusamba ruravuga ngo wari rutarira, uri kurira ariko nari umwami. Nubwo uri kurira uri iki? Uri umwami. Ni umwami, ni umwami. Ngo kiramwisunga bakubise Yesu, uturaso dutarukira ku gisambo, ngo kiravuga ngo Yohana ubwo gahunda ziciyemo. Bati iki? Kiti ntabwo nkirimbutse. Urakijijwe? Kiti ntankijijwe, mbonye n'ubwami. Ubukoreye he? Kiti mwe ntimuzi ibanga, mu maraso ya Yesu harimo imbaraga. Naba wibyeje bundi kiti, naba watoboreye amazu kiti bashake babe igihumbi,
ubu ntawe ndishura kandi ndakishwe. Abantu bumva ari uwo kwizerwa bahaguruke batere haleluya. N'uwo kwizerwa, n'uwo kwizerwa, n'uwo kwizerwa, n'uwo kwizerwa, n'uwo kwizerwa. Tumwizere, 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 tumwizere. Aganira Yesu. Wari ufite imisaraba ibiri aguhaye umwe wa Yesu, undi wari uzafata bagukurikiye abantu ugiye kubika umuntu niba ari mu Busanza simbizi, aho kwamburiye hariya ngo uwo muntu abariho hogi wiyicari. Arabishoboye ntabwo abishoboye? Mwambabarira mukamwizera n'iminota 4 gusa, wendine mukamwizera nk'ushoboye, wendi iminota 4 wambabarira ukamwizera koko. Itorero rya Yesu ryubatse ku rutare, amarembo ya hehe kuzimu ntabwo azagira arazarinyeganyeza. Niwe wenyine wagwanya ari umupfu, niwe mupfu wenyine wagwaniye kuzimu. Ngo ubuhungu bukaja buratarama bati muvuyehe, ngo hagezeyo umurambo gukubita bari badufunze, ngo n'uwari wadufunze bamwatsa urufunguzo. Mbwira undi wagwanya ari umupfu, niwe gusa wageze ikuzimu ararwana intambara, arenga iyo hirya abirinduka iyo pfo mu Egiputa, abwira abapfuye bamwizeye ati muzamuke. Abageze muri komandoma satanike, abwira Satani ngo mpereza imfunguzo. Satani arazimuhereza, azamukana bera. Arashoboye ntabwo ashoboye? Mwambabarira mukamwizera iminota 2 wenda nzi umukobwa witwa Esther wamwizeye, yizera kuba umwamikazi kandi umwami afite umugore. Mwamumpera iminota 2 mukamwizera, mukareba karabera hano, mukareba icyo akorera ahangaha. Wamuha iminota 2 yo kumwizera ukare. Ngo abasore bakajayo batesteri tuzabane. Muramvugira ngo amen. Esther tuzabana, akavuga ngo mfite umugabo. Yarakubariye se woye. Bafashe irembo sati woye. N'umwami Yesu wafashe irembo gusa. Uzashakira he? Ati muzahabona mu gihe kizaza. Bagasubira y'abasore. Kugera ubwo abaye miss. Nta musore umuregukaho, ahabwira ati mwe narabarenze. Utari iwanyu ati uwo nizeye ari iwacu, uwo nizeye ntagira imipaka. Nyokoroma ari kwiremba ati tuzahavira rimwe, twebwe uzabura tureba, nge na marume uzabura rero. Bamushingiye igiti ati mutegereze turamwizeye. Akina finale, ntabwo ajya mu majonjo. Nta kimwe cy'umunani, kimwe cy'umunani ni za Uganda na za Angola na za Madagascar. Iwe arwana kuri finale. Ko nta bimenyetso ati n'Imana ikora nta bimenyetso. Iyo izagukorera surprise nta bimenyetso iguha, kugira ngo utamenye iyi imvura iraturuka. Mwambu tunota 3 tukizera uyu mugabo, tukareba icyo arakorera ahantu. Nuwo kwizerwa, nuwo kwizerwa. Yego, tumwizere. Yego, arashoboye. Yego, tangara ifari yaje. Umupira w'umutuku haguruka.
nta soko ry'umwanzi urararaho, uraye ku soko rya Yesu, kuko abakuguze bose riraremuye, iry'umwanzi riraremuye, ugeze ku rya Yesu. Nta baguzi, nta mahembe, nta vukaha, nta biti by'imivumu, pointre, c'est tout. Nta bindi bipfa bibabera uko mwizeye. Mumba akanota kamwe mbabwira umugore wizeye. Nangwa namwe Yesu yaraje, nangwa namwe muzi nyina Mariya. Andatremo iba bizeye urusoro rwa Yesu, ariko mvuga hadi ataravuka. Ayo wagira ngo mbone icyo ndabaha mu mwizere nk'iminota inewe, urebe ngo arakumbanya ibikwirukaho, agahitana ibishaka kuguhitana, akarwanya ibikurwanya, ngo urebe ngo arakora. Indaya yari yaraye, uzi indaya? Weho wirigura somana ngo ubwo ri indaya. Ni indaya international, ntabwo ari inkaritsiyene. Wewe uzambana muri karitsiyene, nizwi na Bibiliya, nizwi n'igihugu, kandi yari inshuti ya leta iyo ndaya. Kimwe mu bimenyetso byerekana ko yari inshuti ya leta, uje utinya indaya ihisha abatasi, ntije mu rukiko, ugiba yarashuditse n'abantu. Ko mbakunze mwavuga ngo tumwizerera, tumwizere. Aravuga ngo ngewe bishop rero Imana sinayigeraho. Narindi kuvuga ngo nutizera Yesu, izera abakozi b'Imana. None Yesu urabura byose, va ku giti hari Imana. Ibwira abakozi b'Imana ngo uyu munsi ndararana amasezerano 9. Uyakuye he? Iti nzi ko Uwiteka yabagiriye neza. Wayasengeye he? Iti ntansengaga ariko ubu ndi gufashwa. Mupfa kuba mwarayi wanje. Ijoro rimwe, akajoro kamwe, gushaka amasezerano 9. Ntibishoboka kabatizera. Mwijuru ngo bicaye baravuga ngo Rahabu agomba kuzanyurwamo na Yesu. Dushingiye kuri akwizera agize, nubwo ari ikiraya, turamwejeje, turamuhanaguye, turamutunganije, azaja mu gisekuruza cya Yesu. Vuga ngo akajoro kamwe, akajoro kamwe. Nawe kizabonwa waraye, Samuduha, Samatare, abo muri Tuto, Repipe, Rekaye, Retushe, Refenetre, Reporute manto, etc. etc. byose ntaho utageze, ariko Imana ikongerere kwisi. Reka mbabwira dusenge. Yewe nta ngo baramubwira batari kuzi ibyaha ufite. Aravuga ati ibyo bihimba abatambyi batari basa, mwaje ndabibabarikwa. Ninda wakuyemo ati Imana inaniwe inda ntiyashobora indaro, ndababarirwa kubera ibiganza murandamburaho. Munyemerere tumwizere. Ni umugabo kandi urabona, uramwizera ukabatura. Nzi umugore wasenze rimwe, aramanuka aravuga ati mundangira aho Yesu ari. Bati yicaye hariya. Bati kutasha, ati ndakize. Ukira sudasenza, ati nkoze kuri Yesu. Nta n'amateraniro urakora to. Ati ngaho muwe murabyigana. Nta matangazo, ati kandi ndibonye riravuze ngo nkiri. Isoko ihitikama, nangwa namwe mumufite mu mutima. Uyu mugore we yakozeho aragenda. None se niba nta n'uwugira, nta n'uwo gukoraho, siko mutari kunsubiza we. Oya tuvuge kutagira Yesu, n'uwo gukoraho ukagenda ntawe.
Yesu ati ninde unkozeho? Naho bakira baye batazi ibanga ryo kwizera. Ubwo naba ari kukubyiga ntibantuza bari kukubyiga ati oya hari imbaraga imvuyemo. Umugore ati nugupfa no gupfa. Naje ndi kuva abaganga barananiwe none nje ndakize. Yesu aravuga ngo sinari nabona kwizera kungana n'uyu aranejeje. Murahari ngo muvuge ngo tumwizere. Tumwizere. Murabishoboye dusenga Imana. Yego. Tumwizere. Yego. Ya munyihutishije. Noneho rata umugore bamuha agashumi semwa. Reba agashumi. Bataka agashumi ati simvira mwaho. Nta sezerano rimwe nshaka. Mumva 9. Ijya mbere nje nzarindwa. Ati none data bati nawe azarindwa. Naho mama bati nawe ntacyo azaba ku munsi w'amakuba. Bene data bati nabo bazarindwa. Ati nkeneye n'ijya 5. Rirava hese ati ibiryo nabahaye ni byinshi. Ibiryo byanje mwariye ni byinshi n'uburiri nabasasiye baturadusasira turi hejuru y'inzu. Ati nayo yaramvunye. Ngomba kuyibyaza umusaruro. Ibiryo by'ijoro rimwe bitagatifuza indaya na se na mama na bene se ngo ahageze kujya 6. Ati mugira icyo muvuga ku nzu yanje hatazagira ibiturikana inzu yanje. Ati n'inzu yawe nta kizaba. Babaragiye ati muvuge kubazatemberera iwanje bari kwigendera. Ati nabo bakijijwe nako gashumi. Aragenda arakicarana akaje aragenda tubwo umwami Yesu nkunda nda amahoro no mu byago nza. Batese urinzwe n'iki? Ati cyo nyereyeho ndakiza. Ati muje mundeka gusa. Ukenyereye kukiza? Ati muzakibona ruhinanye. Yagera hari abaroza ati simfatwa nibibi. Kagashumi kagakora kigenda. Ariko aho uhora uhafashe iki? Ati muzakibona. Yagera ku nyanja ati simfatwa nibibi. Kagashumi kagakora. Yahawe nabera. Arako niko nibashaka kakenyereyeho hano. Kugeza ubwiye ariko haje birariduka byose. Hasigara nyiragashumi yaboneye ijoro rimwe mu iteraniro ryo kuwa 5 tariki 11. Hallelujah. Wanyuma ninji. Niba mutizeye nkabo. Tugeza aho ruzingi. Tovela. Ko bari mantiya ko ni mas. Kubisa umusaza ati muramba baje bati munshi y'umugongo bakubise mu mutwe. Atugeza aho birindi. Mvuka ku mubumbyi w'amategura witwa kazi kwera Tanasi. Mvuka ku mubyeyi. Mwana dufashe kandi tugire neza. Hallelujah. Waguhiriye. Ndi imfura ya data na mama. Sinzi 8 wabo. Narize ngeza aho nakwiga. Igicuri kiramfata. Kikaje kirantimba hasi. Ndataha baravuga bati nje kubatizwa irambura. Giye kubatizwa kinkubita imbere ya padiri. Ati genda bakugurira agasururu rakira. Mwama dufashe kandi tugire neza. Ndabirinduka nje mu bakuru bato mu gatenga ngo nje nyura mu nzika. Ngira imbaraga nagira guca kikaba kirantimbye. Mbure pfo na ruguru. Nora nje mu by'ubworozi. Ngikubita hasi zigataha ngasigara njyamye mu samba. Ndavuga intari ko mwuka byirima ibi bintu. Ndaraguza. Naje kuraguza nkagwa mu nzira. Iyo najanye bakayijya. Ndatoranywa mu buzu ubundi imfura 5. Ndi imfura ya papa, ndi imfura ya mama, ndi imfura ya nyogokuru, ndi imfura ya sogokuru, n'uyo mama avuka ndi imfura niyo papa avuka ndi imfura hose ndi imfura no mu bapendi ndi imfura yo ku musozi gw'iwacu. Urusengero ruhari rwavuye mu cyumba cyabaga iwanje. Hahigwa inda yambyaye n'amabere yanyongeje. Kadutuze mbabwire. Mbirindutse mu cyumba. Umuntu arambwira ati ro munezero turimo dusoza nyine. Niba bo batagiye irebera kuri nje. Mubafatireho icyitegererezo. Arambwira turi mubi ururukara ufite ibiheri uzapfa utarongoye. Ntaho yambeshe kandi nari mubi pe. Ubu narariboye.
yararokoye ubwo kera yaturokoye urupfu rukomeye n'uyu munsi aracyaturokora kandi agize ute arakomeje muvuge ngo arakomeje 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 uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora ni mu mwizere tumufitiye icyizere turamwemera mbirinduka rafuresheri anatandake nabona umukobwa banyohereza za Kibugabuga ngo nzarebe yiba bajya Inyange ngo nje ndarikenyereraho niho nzagira igikundiro mvuye kurizana ngeze hafi ya Kamabuye ngwaho najya baba ndeguka abazimu barambwira ngo buriya rirakora ugeze mu rugo naho ntabwo rinarakora hari Imana izakora mbirindutse rafuresheri turi mu cyumba umwana uri mu mavuta ajejuru ndikenyerayeho aba yansimbukiye abaprotokole bati have uri kwica gahunda wegeye umuntu nari mfite akarimi kamunyereza ati wegeye umuntu w'Imana ati woya hari icyo mfasha angozi yangaruye nsikuniye hasi iriba riratungutse abaravuze ati iki niki indiryo nirituma nzashaka anterera nkiriya ndagaruka nsangayo arongera aranzana afata ikiganza kitwa Jackie akubise guca nguye nkiriya nikubita nkiriya ndi kuvuga indimi nzivuga iminota 20 kuvuga igicuri kiragenda ubu ngwaga ngiye kuryama mperuka kugwa ngiye kuryama naho ubundi mba numva ibintu ewana amakime sipiriti imen na kompanyuma biba bihe nagiserere biba bigenda bihererekanye ariko aho byavuye ni mu kwizera imbaraga za Yesu niwe wirukanye ibyo ngibyo mwunike imitwe yanyu dusenga Imana uyu munsi ntusanzwe n'izina rya Yesu dushaka kunezeza Imana tuyizeye tifaki ya doshinima napika edraike nima nafika de gosia bona erasika de basi yakone napika de basi yakone umva tamwizeye uko bikwiye ahagarara aho ari dusaba Imana imwongerere kwizera ikongerere kwizera urakoze kuhagurutse nawe urakoze kuhagura ufite isoni ntahaguruke reka tumwizere reka hari abantu bafashe umwanzuro wo kumwizera depote fakia dosinima ratika de bastia haguruka umwizere reba icyo wizereraho esafika deba urakoze mwana urakoze ntabwo ndasenga utarafata umwanzuro mwizere ariho yahozeho azahoraho urakoze mwana urakoze gita urakoze gitanga bayizeye itariho twebwe ariho bamwizeye ataravuka twe yaravutse bamwizeye atarazuka twe yarazutse bamwizeye rafika ndinginga umuntu wese uraha ngaha ayibwire ngo tubabarire kutizera murareba ibyirakora mu kanya hari ibyirakora ndinginga uwabanze kwigisha pasteur wabanze kwigisha ni wowe nzi tambuka ufate mikrofone uhamagara Imana itubabarire kutizera ezafika deba bakumbere mikrofone imbabarire kutizera itubabarire kutizera mukanya turasenga itwongerere kwizera noneho icyanyuma twizerere mu ijambo esafu hamagara Imana uyibwire ngo tubabarire kutizera amen Mana duhagaze mu masezerano yawe yego tumaze kumva ijambo ryawe yego turizeye ibiri mu ijambo ryawe mwami Yesu Kristo abera bawe barahagaze mwami Yesu Kristo yego aho batsinzwe mu kwizera tuzamuye kwizera kwabo turaremye ibitangajya biremeke kutizera mu masezerano yabo kutizera abo ni abakobwa ba Aburahamu
bakwiriye kugirwa imbabazi nk'abandi bose Yego. bakinjira mu mugabane w'amasezerano y'abizeye Imana. Orapika desi. Imbaraga zawe zishobora byose mwami Refete Yesu desi Kristo yakone. baciye bugufi Yego. imbere yawe barashaka ubwiza buruta ubundi barashaka icyubahiro kuruta ikindi nibakumenye bakakwizera izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami naho baba baragucumuyeho basabye imbabazi imbere yawe mwami bazamuye amaboko nk'abatsinzwe Amen. imbere yawe bazamuye amaboko nk'abatsinzwe imbere yawe mwami Amen. kugira ngo ubongereye kwizera Turatsinzwe. imbaraga zishobora byose Turatsinzwe. zigaragare mu imbaraga zawe ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe bigaragare mu buryo budasanzwe Turatsinzwe. ubwo utugiriye neza mwami Turatsinzwe. ubwo dukuyeho icyaha Nakwizeye n'icyaha cyo utarazi. tukuzamurira icyubahiro mwami Urakoze. tuguhaye amashyi menshi Akira amashyi n'impundu. mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 tugome mw'uwo mwuka abumva yatwongerera kwizera itwongerere Mu izina rya Yesu. ikongerere Yego. ntabwo ikongerere Mu izina rya Yesu. ngiye guhamagara Imana ikongerere kwizera Mana twongere kwizera. ngiye guhamagara data Mana twongere kwizera. ndinginga umushumba erebasi yefakiya Tovela. mumbwirira ahamagara Imana itwongerere mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi Hallelujah. mwabwira imisozi ngo remana Ha, shere desalo. iki kiryo cyitwa kwizera Wariye mare ni mu gitabire Jiver. turagushimiye cyane Mu izina rya Yesu. uduhamagarira Imana Mu izina- itwongerere mu izina rya Yesu. kwizera mwakomera Imana mu mashyi